mu ruhande rw'abizera Imana ntigaragarira mu byo yaremye, ahubwo igaragarira mu gukiranuka kwayo, kuko hariho ibiremwa by'intoki z'abantu bisa n'ibiremwa Imana yaremye. Ndagira ngo mbibutse ko Imana ntiyigisha umuntu utari uwayo. Urimo iwanyu barakujyanye ku mupfumu, urimo barakurasaza, mu bantu Imana yazigamiye ubugingo, icyo kibiri ibyo bagikoreye Yesu ntabyitayeho. Ijwi ry'umukanguzi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'urukundo, Imana nziza yatubyarishije ijambo ryayo, turagushimiye. Tugushimiye ko watugize abaraganwa na Kristo, ukaduha umugabane mu rurembo rw'abera, ukaduha amakamba, ukaduha ubugingo. Izina ryawe nirishimwe. Waduhaye umwuka wera nk'ikimenyetso kiduhamiriza ko ibyo byose tubifite. Umwuka niwe utubwira ko ubugingo ari buzima, niwe utumenyesha ko amakamba yateguwe, umwuka niwe utumenyesha ko inzira ijya mu ijuru ihari, umwuka niwe utumenyesha ko urukundo rw'Imana ruri kuri twe. Izina ryawe nirishimwe. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru, arongera arikiza ngo ni umwuka w'Imana ihoraho. Tugushimiye rero kubw'uwo mwuka wera. Dusengeye umuntu urwaye, ukuboko gukiza kw'Imana Data twizera ni kumukize. Umuntu ubabaye asurwe n'ukuboko kw'Imana. Umuntu uguwe nabi Imana imwiteho rwose mu izina rya Yesu. Umuntu utentebutse akomezwe n'amaboko y'Imana. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka ibe kuba yiringiye. Turagushimiye Mwami, umugisha kugira ngo mbere abantu umugisha. Christian uri kugutunganya amajwi n'amashusho, umuhe umugisha kugira ngo abere abandi umugisha. Uko turi hano utugirire neza. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragare mu izina rya Yesu. Ubugingo bwacu buhe kuba maso. Mana nyaguhora ku ngoma, uturinde ibicumuro, n'ababikoze utweze rwose. Bakiraniwe utweze. Maraso yawe ariho ngo atuboneze. Zina ry'Uwiteka niryo zina ryera. Mbaraga z'agakiza kacu nizo mbaraga, nizo zatwikiriye urupfu tuba bazima, nizo zakuyeho ubwirabure tubona umucyo. Haleluya. Mbaraga z'Imana nizo zikinga ibitariho Mwami, bigakurwa bikavamo ibiboneka. Mbaraga z'Uwiteka nizo zibanziriza Imana, birimo iby'imiriro bigahinda hejuru y'inyanja. Mbaraga zawe nizo twatuye kugira ngo buri muntu wese ukurikije ijwi ry'umukanguzi ahabwe umugisha nawe. Dusengeye abana batoya kugira ngo Imana ibahe ubwenge. Imbyaro z'abakiranutsi tuzikuye mu biganza bimeze nk'ibya Farawo. Farawo usigarana imikumbi, imitungo n'abana, tumuvunnye amaboko kugira ngo arekure abasezeranijwe. Zina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Farawo utuma abana banywa itabi, dayimoni uri gutuma abana banywa ibimogi. Mana turakwinginze kugira ngo urubyaro rwacu twongere turukugomororere. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye ku bwawe Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Tuzirikanye cyane ko muri umugisha wacu natwe tukaba umugisha wanyu mu Mwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu ninginze Imana cyane kugira ngo byanyu byafashwe n'ukuboko kwa Farawo abirekure mu izina rya Yesu. Iyo tuvuga Farawo tuba tumuvuga mu izina ry'umubisha w'abizera. Imana ibagomororera umugisha, mugubwe neza mu amahoro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka nze kubinginga tuze kumera nk'abakomereje aho twari twasomye igitabo cy'intumwa y'Imana cyangwa intumwa ya Kristo. Matayo yari mu bigishwa ba Yesu. Ndagira ngo tuze kuhasoma igice cya 19 n'umurongo wa 29. Kandi mbinginge, narabibasabye ujye wumva ijambo ry'Imana ufite umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo bidasa no gutera waraza, bidasa no gupfusha umwanya ubusa. Ndabinginze ujye wibuka kuba mu mwanya w'Imana
uhari. Yego, Imana ibaha umugisha. Rero twari ku ijambo rivuga ngo kuba umwigishwa nyakuri, ndumva tutarabijya inyuma, ndumva nuba aricyo nshaka ko tuganiraho. Ni ijambo rijya rikunda gukonfuzinga abantu benshi bakunda kurivuga bitandukanye. Ndagira ngo twongere tuhasome tuganire aho ngaho, no mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cyaho cy'icumi umurongo waho wa 30. Matayo 19:29 haravuze ngo umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu kubw'izina ryanjye azahabwa ibibiruta inshuro 100 kandi azaragwa ubugingo buhoraho. Luka igice cya 10 umurongo wa 30, utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganwa maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ndumva Lukaho twahera no ku murongo wa 29 kugira ngo mutaza kuba confused for this word. Ku murongo wa 30 haravuze ngo Yesu aramubwira ati, umurongo wa 30 niwo twasomye ariko dusomye hejuru, sorry, aha ni muri Mariko twari dusomye, sorry, ndagira ngo tusome muri Luka niho nshaka gusoma. Yego, riri muri Mariko, sorry, muranyihanganira, riri muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 29. Yego, haravuze ngo Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza, Imana ishimwe, utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe. Avuze nanone muri iki gihe cya none ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganwa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Dusomye igitabo cya Matayo. Ni umwe mu bigishwa ba Yesu wakiriye ubutumwa bwiza abwirijwe na Kristo nyirizina. Yamuhamagaye amusanze mu nzira aho yasoreshaga mu gice cya mbere cy'iki kiganiro cyo kuba umwigishwa nyakuri, niko titre iri. Abaye ubonye iki utarakibonye wabyandikaho, kuba umwigishwa nyakuri. Hanyuma yabwirijwe ahamagawe na Kristo, yaramubwiye ngo nkurikira. Narababwiye umwigishwa ninde kandi niki. Nta muntu ushobora kuba umwigishwa atigeze abona umwigisha. Kandi kugira ngo umuntu abone umwigisha nuko agomba kwemera ibyo yigishwa. Imana ishimwe. Muririmbyi yaravuze ngo umpe kumenya ibyo nigishwa mukiza n'uburabyo n'inyoni. Sinzi niba abantu benshi, siyansi ivuga ko ariho Imana igaragarira. Igice kimwe kiyemera kivuga ko Imana igaragarira mu bimera, ibyaremwe n'abantu. Imana ishimwe ko ibyo bintu bigaragaza Imana, abantu bamwe na bamwe bakabibona, ariko mu ruhande rw'abizera Imana ntigaragarira mu byo yaremye, ahubwo igaragarira mu gukiranuka kwayo, kuko hariho ibiremwa by'intoki z'abantu bisa n'ibiremwa Imana yaremye. Ego, hari abantu b'abakorano babaho, hari abantu bavuka kuko twororeye intanga mu mamashine, ibyo birahari. Hari n'ibyatsi bimera kuko twabiproduce tugakora product runaka bikamera, ibiti bikamera, ibyo birahari. Rero ntabwo mpakana
urwo rwego siyanse yemeramo imana, ariko nanone rwaba ruciriritse cyane, kuko gukiranuka kw'imana niko gutuma umunyabyaha adapfa kandi atari uko imana imukunda. hari amagambo tujya dukunda kuvuga ngo imana ikunda umunyabyaha ariko icyo yanga ni icyaha. Oya, icyaha ntigikora umuntu akora icyaha. rero kamere ikora icyaha, Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. ntago rero bwapfa bukundwa n'imana, bukundira burokora. icyo nzi cyo ni kimwe, nuko imbabazi z'imana kubwo gukiranuka kw'imana zihoraho iteka, kugira ngo n'uwo nguwo wabaye umwanzi w'imana niyiyumva mu rukundo aruhindukirire, niyumva gufata urukundo ari ngombwa aruhindukirire afate ku rukundo. rero kuba umwigishwa ni ukumenya umwigisha. Bibiliya igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, muraza kwihangana mpasome. igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. kane yaravuze ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. gatanu, uwo mucyo uvira mu isi, uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo, ngo atume bose bizera. icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire buri wese. Imana ishimwe, mwakire neza iri jambo ry'Imana. kuba umwigishwa d'abord ni ukumenya Imana. iri jambo ndisomeye iki, cyangwa se kumenya umwigisha. hari abantu bari confused cyane no gutandukanya Imana na Kristo. reka mbabwire ngo mwibikora kuko ntibikorwa, ntibinakoreka. Imana na Yesu ntibatandukana. Yesu niwe Mana kandi Yesu niwe Kristo. Yesu, Jesus, niwe Mesiya, niwe Yehova, niwe Yahwe. ntabwo nshaka kuza kuba confusinga, nshaka kubanza kuvuga kuba umwigishwa nyakuri. kuba umwigishwa urabanza umenye Imana, kugira ngo umenye icyo wemeye n'uwo wemera uwo ari we. dufatikanye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cyaho cya 9, maraza kunyihanganira nkoresha ibyanditswe cyane kuruta amagambo. Yesaya igice cya 9 umurongo waho wa 5, cyangwa se mwihangane mpere ku murongo wa mbere. haravuze ngo ibihamya umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. munyihanganire tugendane ijambo ku rindi, ndabizi hari abantu bavuze ngo yego, Imana ibaha umugisha. ibihamya umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. umwami n'umukiza, tugaruke ku ijambo umukiza. umukiza bituruka ku ijambo gukira. ntago wakira utabonye ugukiza. ugukiza niwe mukiza, ikigukiza nicyo muti. niki umukiza adukiza? ntabwo Yesu yadukijije ibyaha, yadukijije urupfu rw'iteka, aratuzura, aduha ubugingo ari bwo buzima bugira igice cyangwa imibereho yitwa kwizera,
hanyuma kwizera biduhesha imbaraga zitsinda ibyaha bimwe muzi ko mwakize, ntabwo mwabikize, mwahawe imbaraga zo kubitsinda. iyo utarwanye nacyo ngo ugitsinde ntigitsindwa, gihoraho. mu yandi magambo, ntabwo kuba uri umukristo ntibisobanura ngo icyaha ntiwagikora. wagikora ndetse ukarusha n'abandi basanzwe bagikora, ariko dufite ubugingo muri twebwe twemerera ko bukora kwizera kukanesha ibyaha. noneho uko kwizera niko gutuma tubyarwa n'Imana, tukaba abana b'Imana kuko twabyawe kubwo kwizera, hanyuma dukizwa kuko kwizera, tukanakiranuka kubwo kwizera. ntabwo ari imirimo, ni kubwo kwizera. noneho uku kwizera niko kwatumye tuba abana b'Imana. rero Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. kunesha isi ni ukuyikoreramo iby'Imana ishaka, kabone n'iyo isi yaba itabikeneye. Imana ibaha umugisha. hanyuma umurongo wa mbere w'igice cya 9 Yesaya haravuze ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu bivuze ngo urupfu rwari rwaradutwikiriye. igicucucucu, shadow, ni ikintu mwese muzi, ntabwo kibaho icyo giturukaho kidahari. ni ukuvuga igicucucucu cy'umuntu ntikibaho umuntu atari. ni ukuvuga ngo urupfu rwari rwaradutwikiriye. muri gitabo cya Yona kiravuga ngo nari namizwe bunguri, ibihindizo by'imizi y'ikuzimu byarahingiranye ngo ariko ndagushimiye ko wanzuye nkongera kubona urusengero rwawe rwera. ni ukuvuga ngo iki gicucu cy'urupfu twari dutuyemo, twari turiho tutari ubwoko. turi ku ijambo rivuga ngo kuba mwigishwa nyakuri ni ukumenya no kumvira no guhamya umwigisha. Imana ishimwe. kandi ndagira ngo mbibutse ko Imana ntiyigisha umuntu utari uwayo. kugira ngo ube umwigishwa w'Imana ni uko ugomba kubanza kubyarwa n'Imana. Imana ibaha umugisha. murongo wa 2, wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bashima bagabanya iminyago. kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. 4, ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara, byose n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. ibyuma bizaka nk'uko inkwi zaka, ariko Bibiliya iraryoha bere data. murongo wa 5, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. iri jambo ndarikunda, ndahasubiramo. nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. gutegeka kwe ni amahoro, bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. mwakire neza
iri jambo ry'Imana. Ndabizi muravuze ngo turishimiye Imana. Reka mbasomere irindi mu gitabo cya Yesaya tubivugireho rimwe. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 48 murongo wa 7 haravuze ngo biremwe nonaha si ibya kera kugeza uyu munsi, ntiwigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti nari mbizi. 6 havuze hati, haravuze ngo warabyumvise dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Biremwe nonaha. Muti birahurira he n'ibyo twasomye? Niwe mucyo waviriye abari bari mu gicucu cy'umwijima. Bibiliya mu gitabo cya Yesaya irabivuze, kandi narababwiye ngo isezerano rya kera ni isezerano rishya rihishwe. None isezerano rishya ni isezerano rya kera rihishuwe. Kuki amagambo yo mu butumwa bwa Yohana ahuye n'ayo mu buhanuzi bwa Yesaya? Birumvikana rwose 100% kuwo Yesaya yavuze ahanura ari we Yohana avuze amuhamya. Yohana yandika aya magambo ntabwo yanditse Yesu agihari, ayanditse Kristo yaragiye. Umuririmbyi yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, kandi mu byiza Imana yavuze byose nishimiye ko ankunda. Imana iragukunda cyane. Iki gitabo cya Yesaya yacyanditse kera mbere y'imyaka 700 ngo Kristo Yesu avuke. Ntabwo njya mu mateka y'umuhanuzi Yesaya, avuga ibyo kuza kwa Kristo, aravuga ngo nuko duha umwana w'umuhungu yatuvukiye. Uyu muhungu Bibiliya ivuga iki? Matayo, amenye ko hari abantu badakunda gusoma Bibiliya, mba numva nakunda kwasubiramo. Matayo igice cya mbere umurongo wa 18, kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora ngo babane, sibyo? Babona afite inda y'umwuka wera. 19, umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi. Murumva ahantu bihurira ko ubwami bwa Kristo buzagwira ku ntebe ya Dawidi. Tu Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Kandi igitangaje, na Mariya nawe yari uwo mu muryango wo kwa Dawidi. Imbuto imurimo ni iy'umwuka wera. Imana ishimwe. Ninde wundi waje azanywe n'umwuka? Tekereza, inda ya Mariya iri mu mwuka wera irashushanya umubiri wawe utunze ubugingo bwa Kristo muri wowe. Utwite Yesu, umubiri wawe ufite ubugingo n'ubuzima bwa Kristo. Imana ishimwe. Tuzahindurwa. Niki gituma tuzahindurwa? Umwana Yohana 5:13 rwa mbere yanditse, yavuze ngo ufite uwo mwana w'Imana muri we niyo ufite ubwo bugingo buhoraho. Umwana w'Imana azakura agare, arusha igiti cy'inganzamarumbo muri wowe, atwikira ubwiza bw'umubiri buveho, amagufa azashenjagurika, umubiri ubore, ubugingo bwa Kristo bubeho muri twe, ahindurwe duse nawe. Enima edrai pelimondi yahoria. Imana ishimwe. Kubera iki turi icumbi ry'umwuka? Yohana bivuga, yaravuze ngo haleluya, yaravuze ngo umwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba idudubiza ituruka mu nda ye. Kubera iki ariho imigezi ituruka? Nuko ariho hari mu isoko, kandi isoko y'agakiza kacu ni Kristo. Umwuka wera ni Imana. Inda y'umwuka mu nda ya Mariya ni Imana iri mu nda ya Mariya. Ikintu kitari mu nda ya Mariya ku munsi yo gutwara inda
n'icyubahiro yarabisize, yasize ubwiza, icyubahiro n'ubumana, asiga n'ubutware, aza ari umwuka wera gusa. Umwuka avukira mu mubiri, baramusuzugura kuko icyubahiro yari yagisize, ntibamukunda kuko ubwiza yari yabusize. Nusoma 5:3 Yesaya ngo bamufashe nk'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yari yasize icyubahiro n'ubwiza bwatuma yifuzwa. Ngo bagize ngo yakubiswe n'Imana, Imana iramuvuma. Yari yasize icyari gutuma mukundwa, yambara umubiri wacu. Ruriya rwango rwose basohoje kuri Kristo ni rwango isi yanga itorero rya Kristo. Ruriya rwango rwose mubona bashyize kuri Kristo nirwo rwangamwe abakiranutsi, nirwo abakiranutsi bangwamo, nibwo imirimo yera yangwamo. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda waraza, bakunda imitwe, bakunda ibintu byo gushyushya inkuru, ntabwo bakunda ubutumwa bwa Kristo. Uko Yesu yanzwe niko ubutumwa bwa Kristo bwangwaga. Ariko ngo nta jwi na busa rizava mu kanwa ke, bazamutwara nk'intama igiye kubagwa. Mwotsi ucumba ntazawuzimya, rubingo rusadutse ntazaruhungabanya. Imana ishimwe. Niba atazahungabanya urubingo rusadutse, wowe ntacyo mupfa, wowe ntacyo upfa nawe. Niba atazazimya umwotsi ucumba kandi wica abantu, uribaza kuki nsambana kandeka ndi umuririmbyi, kuki nkora ibi ndi umushumba, kuki nkora ibi ndi umudiyakoni? Reka da, ntabwo icyamuzanya ari ukuzimya umwotsi. Oya, yarawuretse urakomeza uracumba, kazihembera kakavamo umuriro. Ko kabingo gasadutse, murabizi abantu bazi urubingo iyo rusadutse, hamwe rwasadukiye ku ngingo yarwo, kimwe twita ingingo, rurongera rukahamerera. Ariko iyo uhise uruvuna hari igihe rwumiraho, rukumira ko, ariko basi iyo ruvuyeho rwarashibutse ruba rutanze ubundi buzima. Yobu yaravuze ngo imizi nzi yuko igiti cyatemwe kizongera gushibuka. Aravuga ngo iyo cyumvise amazi, imizi yacyo ikumva amazi, ntabwo ari bukuvune. Nubwo imbuto zawe ari mbi, ariko burya uracyafite umuzi, hari igihe wakwera. Niyo mpamvu agukeneye ngo ube umwigishwa wa Kristo. Imana ishimwe. Rero Yesu ari mu isi yavugaga amagambo yajyaga confusinga abantu ngo data wa twese uri mu ijuru. Yesu mu isi ari mu byiciro bibiri, ni umwuka uri mu mubiri. Munyumve neza, ni umwuka uri mu mubiri, afite umwuka 100%, akagira n'umubiri 100%. Kubera iki? Hano mfite amazi muri aka gakombe mubona gasa gatya. Ubu umuntu avuze ngo mfite amazi mu ntoki, yababeshye? Ndayateruye nibyo. None se undi avuze ngo mfite igikombe, we yababeshye? Ntabwo yababeshye, nabyo nibyo. Ariko se avuze ngo afite igikombe kirimo amazi, byaba bisobanutse kurutaho. Ni nk'uko rero twavuga ngo ni Kristo wari ufite umwuka wera mu mubiri, cyangwa se ni umubiri wari ucumbikiye Imana. Ibi bintu ndabikunda nshuti z'umusaraba. Cyangwa se Imana ishimwe, ni umwuka wera uri mu mubiri, cyangwa se ni Imana iri mu mubiri, kuko amazi ari mu gikombe. Ntabwo igikombe n'amazi ntibituranye, ntibituruka hamwe, ntibikorwa hamwe. Ariko biroroshye ko umuntu ushaka kunywa amazi uterura igikombe ukajya kuyavoma amazi, ugatega igikombe amazi akajyamo. Kubera iki? Intego y'igikombe ni ukugira ngo tugikoreshe amazi ajyemo. N'umubiri wa Kristo wari uriho mu isi uje kugira ngo ube urugero rwo gufata ubugingo bwa Kristo bugire address, bugire aho bubarizwa. Imana rero izana umubiri wa Kristo yawise izina, iwita Yesu, iwita Jeshua, Yashoni, Jehoshi, Josui. Iravuga ngo Yosefu, umwana uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Abana azabakiza ari abande, kuko ari we uzakiza
abantu be ibyaha byabo. Ni ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mwihangane tuhasome. Mu butumwa bwa Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya mbere umurongo wa 21. Igice cya mbere umurongo wa 21 havuze ngo iki? Haravuze ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Aba bantu agiye gukiza ibyaha n'abandi nabe kucyarabe se. Ibi birasobanura kucyarabe. Impamvu arabe iri muri Yohana igice cya mbere. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye. Kuki abantu arabe? Nuko ari we wabaremye. Imana ishimwe. Ndi ku ijambo rivuga ngo kuba umwigishwa. Suhuje cyane groupe y'abakadama iri muri Oman. Hari groupe twasenganye, Imana ibaha umugisha, ndabavuze ubwo muri iyizi. Bari bakoze groupe dusengeraho kugira ngo tuganire na ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje cyane kandi mwakire neza iri jambo ry'Imana. Kubera iki ari uzakiza abantu be ibyaha byabo? Ibyaha Bibiliya bivuga kabiri, nk'umwuma utuma ubugingo bunanuka bugapfa bukabura ubuzima, yongera kubufata nk'urupfu rwica ubugingo. Ni uzakiza abantu be ibyaha byabo. Kudukiza ibyaha, nababwiye ngo Kristo ntago yadukijije. Mu nyumve, ntago ngira ngo mube confused kubera iri jambo. Kudukiza ibyaha nuko akimara kutuzura, muzaperereze, nta muntu Yesu akiza ibyaha atarazuka. Adukiza ibyaha ryari? Iyo yatuzuye turi bazima, akaduha ubugingo buhoraho. Ubugingo bukabyara kwizera, kwizera kukabyara imbaraga zitsinda ibyaha. Niko gukira ibyaha. Ariko kandi iyo ugishaka gukora icyaha uracyapurika, uragikora bigakunda. Kudukiza ibyaha rero, ubuzima bukira icyaha ni ubwemeye kuva mu byaha. Ubuzima bukira ibyaha ni ubwemeye kureka ibyaha. Ubuzima bukira icyaha ni ubwemeye ko icyaha ari kibi, bukayoboka Kristo umukiza w'abari mu isi. Imana ishimwe. Data wa twese uri mu ijuru. Kuvuga data, ndagira ngo mbibutse ko umuntu afashe igihugu ntabwo yirukanka ajya gushimuta perezida. Niyo yajya ku ntebe ya perezida gusa, akajyayo umukuru w'igihugu adahari, ibintu runaka si ngombwa kubidevelopa. Umuteguro ntawo mfite, nawe ndi kubwira ntabwo ari byo ndi kubigisha. Ariko impamvu ni iki? Intebe y'umwami yubahwa nk'umwami. Sizi nibibi mubitekereza. Intebe y'umwami igira icyubahiro, igitinyiro, ubudahangarwa, igira, ndabivuga gute kugira ngo mubyumve, yubahwa nk'uko bubaha umwami. Noneho ntabwiye Kristo, ntabwo yari iriho ubusa, yari iriho icyubahiro, ubutware, yari iriho ubumana, iriho ubwiza. Kristo yarabyiyambuye. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ngo yiyambura ubumana, yambara umubiri w'umuntu ndetse w'umugaragu nawe w'imbata. Atarambura ubumana yari iki? Urakoze cyane, yari Imana. Rero kuza mu isi akavuga ngo data, birumvikana. Ndibwira ko nta muntu ubaye confused
ku bw'iki kintu. Kristo niwe Mana. Kwizera abayuda abaheburayo barahiraga ari nacyo bitaga kwatura agakiza. Byabaga bivuze wajyaga kumugaragara ukavuga ngo nemeye ko Yesu ari we Mesiya, kandi Mesiya ari we Mana yanjye, ari we Mana imwe rukumbi. Kuvuga rero ngo ntabyara ntanabyarwa no kuvuga ngo Imana ntibyara, you know that Imana mu ivuka rya Kristo ntabwo habaye action ntabwo habaye igikorwa cya sexuel. Ngira ngo ibyo murabizi. Ni umwuka wera agiye mu nda, mu nyumve. None se bayirogiko umuntu aturuka he? Umuntu daboro umuntu ava mu mwuka. None se shimi murabizi sperm zina amazi. None se niki kirema amazi? Amazi aturuka mu ki? Ni umwuka. Evaporation yiyevapora iki? Ni umwuka uhura ukirema. Si ibyo ngiye kubigisha. Umwuka ni uvamwe amazi. Urugero, huha mu kiganza cyawe, hahuha umwanya, uraza guhanagura utuzi tuvemo. Cyangwa se fata telefoni muri screen yawe uhuhemo, hazamwe icyunzwe. Icyunzwe ni iki? Ni amazi aturutse kuki? Mu mwuka. Biroroshye ko n'umwuka ujya mu nda ukaba amazi. Amazi ba esperime sperms iravamo ibintu bibiri. Iravamo amagufwa n'umubiri n'amaraso. Aho bigenda bihurira sinje kubigisha biology, muzi uburyo bigenda. Amazi abyara amaraso, amaraso akabyara umubiri, umubiri ukabyara amagufwa. Niko bigenda. Rero sigitangaza kuvuga ngo Kristo n'umwana w'Imana. Kubera iki tuvuze ngo n'umwana w'Imana? Nuko avutse kubw'ubushake bw'Imana, aturutse mu mwuka w'Imana. Uwo mwuka rero washe mu nda, ngo inda twite ni y'umwuka, akavuka. Uramwita nde wundi? Tuvugisha ukuri. Ko hari n'ibintu tugiramo urujijo tutari dukwiriye kuba urujijo. Urumva wamwita nde? Kuvuga ngo la ilaha illallah cyangwa ala illallah ntibyarwa. Nibyo, ntabwo nkublaminga, ni kubizi. Ariko none ukimara kumva ibi wikongera kubisobanura gutyo, sibyo? Ndakwinginze kandi nigishe naninginga abantu turi kumwe ku ijwi ry'umukanguzi, ntimukabi ntagondwa mu madina yariyo yose. Jambivuga bikankururira intambara ngo nabaye mu opposition niki, ariko I'm fear not for that. Nta kibazo mbifiteho, nta kibazo. Ariko niba ari ikintu gituma mutamenya Imana, nuko mubanza kuyoboka amahame n'imigenzo y'amadini. Hanyuma umuntu yavuga Kristo ukabyimba ngo yacu ntitumwemera, twavuga imiyoborere runaka ngo yacu ntitubyemera. No, banza wumva ibyo bishungure n'ubwenge bwawe. Banza guteza iyo ntambara yo mu mitekerereze ni iki. Ntabwo guhitamo n'uburenganzira bwawe. Rero wikwemera guhita ukereye intambara mu mutwe utaremera guhuza ubumenyi n'ubundi ngo bibanze bibyara ubuhanga. Niba ko kuri umuhanga, byaza umusaruro ubumenyi bwawe. Wisomera Bibiliya guhakana cyangwa usomere Qur'ani guhakana. Bantu n'inshuti zanjye tumenyeranye barabizi ko benshi basanga nisomera maduwa, nisomera Qur'ani. Kubera ikizi mfite nk'icyo nshaka, ntabwo ndi gusomera guhakana. Ni nayo mpamvu mutajya mwumva nirirwa mvuga ibintu bisebya b'Abakristo babeshya basebya Islam. No, nukubeshya byinshi. Bababwira ngo amazi ngo bogeje imirambo no kugira ngo bazayabone n'uwo wamwogeje ubwa. Ntabwo muzi nuko baboza, mujye murekeraho kubeshya ngo barababaga. Ntabwo babaga, ibyo ntibinemewe, sibyo? Rero ibyo muhuza mubeshya kugira ngo muramire imigenzo y'amadini y'iwanyu, sibyo? Wikora iyo crushing mind. No, wowe ubwawe banza wige kumenya Imana, ndakwinginze. Ntabwo waba umwigishwa utaramenya ukwigisha, nta nubwo wamenya ukwigisha utaramenya Imana. Rero Kristo niwe Mana. Niyo mpamvu mbaho urugero. Yesu ari mu isi, mu minsi y'ubutumwa bwe, ninde mwigeze mubona yuzura umwuka wera? Umwuka yari ari kwikorera, yari ahibereye. Imana yari yihibereye.
arakora mu izina rye kuko yaje. Ariko se ajya kugenda yavuze ngo iki? Yavuze ngo nzaboherereza umufasha. Kubera iki? Bizasaba ko afata ku buzima bwo muri we, ntari bububahe akiraho, nabubaha barakora mu mwanya we. Niyo mpamvu aho kugira ngo bakora araberekera uko bakora kugira ngo babanze babyige. Araba discipleship, arabarera bagera ku gihagararo cye, nibamara kugera ku gihagararo cye, kuko ubuzima bwe abayeho mu isi ntazongera kububaho, ntakeneye kuba mu isi. Birasaba ngo agende yambare bumwe yambuye, yambure bumwe yari yambaye abuduhe, tubukoreshe. Enima dry pendori ya sanse etonda ragasa inima. Haleluya! Ubwo Kristo yambuye nibwo yatwambitse, twe twambaye Yesu umwe wasinze umusaraba, umwe wanesheje, umwe wazutse. Ubwo buzima bwanesheje nibwo yaduhaye, nibwo twambaye. Yohana 1:16 nabwiye ngo ndaza gukoresha ibyanditswe cyane. Havuga hate Yohana 1:16 haravuze ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ndafashijwe inshuti z'umusaraba. Ndafashijwe we. Nta muntu wari guhanura Yesu ari inaha. Kuki abigishwa buzuye umwuka ari uko agiye se? Yafashe ubuzima yari afite araburekura kuko ageze mu ijuru asubiranye bumwe yari yarasize, hanyuma arekura ubundi yari yazamukanye. Kuki se tuzahindurwa nuko tuzava muri ubu tugasa nk'uko asa ari mu ijuru? Ariko ibi bintu biraryoha we. Nubwo bigira abanzi benshi ariko biraryoha. Imana ishimwe. Niba ukunzira ijambo ry'Imana risharinga abandi, riganiriza abandi. Niba uri kumva utarakora subscribe, noneho ndakwinginze kora subscribe kugira ngo iri jambo ry'Imana ntirigere gucika. Ndumva nuzuye kwigisha abantu kuba bigishwa ba Kristo. Imana ibaha umugisha kuba umwigishwa wa Yesu. Urumva umaze kumenya Imana. Daniel yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Icyo cyonyine nicyo kidukomeza. Kuba wamenya Kristo ukamenya Imana yawe iyariyo biradukomeza. Umurozi arabyuka agasanga iyo wizerera ruta imbaraga afite. Ibibazo biraza bigasanga imbaraga z'Imana zikuriho ziraruta ibyo bibazo, ukomera ku munsi mubi. Kandi Bibiliya ivuga iki? Daniel yaravuze ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Kwitwa intwari, iyi ntwari ari imwe hakaboneka ari babiri, gufatikanya kw'intwari ebyiri byitwa gutwarana. Bibiliya iravuga ngo ubwami bwo mu ijuru intwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo ukiri intwari wenyine, kubwo kumenya Imana hari n'abandi bene so. Paulo yarabivuze aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo iryo data yasezeranyije abamwubaha. Aravuga ngo sinjye njyenyine n'abandi bazamwizera. Nawe urimo mu bantu babikiye ikamba ry'ubugingo. Nawe urimo n'ibyaha uzi wakoze, urimo kubireka no kwakira imbabazi za Kristo birahagije. Nawe urimo mu bantu Imana yazigamiye ubugingo. Imana ishimwe. Urimo iwanyu barakujyanye ku mupfumu, urimo barakurasaza, mu bantu Imana yazigamiye ubugingo. Icyo kibiri ibyo bagikoreye Yesu ntabyitayeho. Ita ku bugingo kuko nibwo bucumbitse muri uwo mubiri. Umwuka w'Imana ature muri wowe. N'ubuzima bw'Imana, ni imibereho y'Imana mu buzima bw'umuntu. Rero bene uyu mwigishwa agra discipline. Bibiliya ubwashize mu kiganiro cya mbere nabibabwiye, twaraganira umwigishwa ninde. Ni umuntu wumva akumvira, agira ubuzima bwumvira Imana. Kubera iki? Umwuka umurimo abamwumvisha ko kumvira Imana ari iby'igiciro. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka, kandi kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Bene uyu muntu yubaha Imana. Umuntu wubashye Imana rero Imana imwubahirwamo, baguha icyubahiro gikwiye Imana. Iyo umuntu yubashye Imana, amaturo y'Uwiteka aturwa uwo muntu. Ibyo mwari gutura Imana mu bitura abubaha Imana. Bibiliya iravuga ngo niba muri ubu buzima Kristo ari we wenyine mwizera, muhindutse abakugirirwa imbabazi hanyuma y'abandi. Abantu bakugirira imbabazi zitari impuhwe z'ukurunya kwipfira cyangwa ukubabarirwa. Oya, ntabwo nemera iriya minizi banditsemo babikuye muri iriya Bible ya King James. Oya, ntabwo ari umunyempuhwe wo kubabarirwa kuko apfuye. Oya, wowe ubwawe urakundwa, ugira igikundiro gitera abantu kukugirira impuhwe kuko wubashye Imana. Kuba umwigishwa wa Kristo ni ukumenya Imana, ukamenya ko Yesu ari we Mana. Iyo wizeye ibyo, umwuka w'Imana aba akubyaye. Iyo
iyo akubyaye arakuzura, iyo akuzuye unesha isi, urihangana. Hanyuma ikindi rero ahita aguteramo kwanga iby'isi, ariko kandi ukabyanga ubitunze. Kubyanga ni iki? Ntabwo ari ukutabigira, ahubwo ni ukutabirutisha iby'ubugingo. Uko niko kubyanga. Ntabwo gusiga urugo ari ukuruvamo, ni ukutarurutisha Kristo. Ntabwo gusiga mama ari ukutabyarwa nawe kandi yarakubyaye, ni ukutamurutisha Kristo. Ntabwo gusiga papa ari ukumwanga, ni ukutamurutisha Kristo. Kuko hejuru y'ubwo buzima Kristo arabaruta. Bigize ijante, reka tugusuhuze, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Yararirimbye aravuga ngo nubwo Mose yapfuye, Joshua na Kalebu ntibabe bagihari, abayobozi b'uru rugendo ntibahari, ngo ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Araruta data na mama, araruta amatungo, araruta amafaranga, araruta diplome, araruta amazu, araruta amamodoka. Noneho ibyo byose iyo bitagutindije, Bibiliya ibyita kubisiga. Iyo bitagufasha uruhare muri wowe ngo bitume wanga Imana, bitume wanduranya, Bibiliya ibyita kubisiga. Ni nk'uko twasize umubiri kandi tuwurimo. Pawulo yabwiye Abakolosayi aravuga ngo twebwe ubu dutuye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turabera n'abaziranenge, tutagawa. Kuba tutagawa kandi twambaye umubiri ubora, wanduza imyenda, umubiri uragawuhora mu mugayo, ariko ubugingo buri muri twe ntibutugayisha kuko bwarogejwe. Maraso ya Kristo ahora tweza, umwuka wera akatuneshereza. Imana ishimwe cyane. Kuba twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka kandi mu isi batureba bakatubona, tugacuruzanya nabo, tukabagurira imyambaro, tukarya nk'ibyo barya, tukagenda aho bagenda, tugatunga ibyo batunze, si igisobanuro cy'uko turi bo. Oya, ni igisobanuro cy'uko hano hagiyemo amazi mu kikombe, ariko kandi umumaro w'amazi uratandukanye nshuti y'umusaraba. Hari ibikombe biri vide bitagira ubugingo, iyo ni imibiri itagira ubugingo. Hakaba n'ibikombe bifite icyo biteze. Reka mbabazi, iyo umuyaga uteye abantu bazi urutoki, insina zigahungabana, hari ikintu bita injagwe cyangwa inkingi nk'uko abantu babyita. Ugiye mu rutoki kurengera, ari igitoki kiriho, ari n'igitoki kitarana, babyita kwana, ari n'igitoki gifite igitoki nyine ukireba ukakibona, ari insina ifite igitoki, ari n'insina itarana, ni iki bashyigikira? Ushyigikira insina iriho igitoki kubera iki? Ifite ubwo buzima. Iyo amakuba ateye wumva Kristo yarengera nde? Arengera ufite ubugingo. Uzarebe buri muntu wese iyo amasaha yo gutaha ageze, utaha kwandi, utaha iwawe. Iyo waraye ahandi babyita inzererezi, ni ukuzerera. Sibyo? Kuki utaha iwawe se? Ni uko uhafite. Na Kristo rero iyo isi yandagaye, abantu bataha azakura mwabe, buri mwana atahiwe. Bibiliya iravuga ngo ihene zinyura mu kuboko kw'ibumoso. Ihene, impamvu bavuze ihene bazigereranyije n'ibintu byinshi, si ngombwa kwatinda, bavuga intama nazo zigereranwa n'ibintu byinshi, nayo inyure munsi y'ukuboko kwa nyirayo. Buri muntu afite aho ataha. Kubera iki? Ni uko ufite uwo wemeye ko akubera umwigishwa, ufite uwo wayobotse. Rero kuba umwigishwa harimo no kwemera kugeragezwa, harimo kwemera gusiga. Hari ibyo dusiga biba ngombwa ko tubisiga tubivuyemo, hari n'ibyo dusiga tukibifite. Gusangira n'abantu ni ugusiga. Usiga ibikunezeza, twaduke ukadusangira n'abantu. Ku Ijwi ry'Umukanguzi murabizi tujya dukora ikintu, n'ubu dufite amasengesho, turaje tubaha itangazo. Nusoza kureba iki kiganiro utegereze itangazo. Dufite amasengesho tugiye gusenga, kandi mujye mureba ikiganiro igihe mukirebeye, mumenye igihe ayo masengesho azasengerwa. Hari abantu batubwira ngo mudushyire kuri groupe yarangiye. Nta groupe tugira. Oya, turayikreya, twasoza gusenga tukongera tukayikuraho. Ntitugira groupe ihoraho. Imana ibaha umugisha. Sibyo? Abantu bo ku Ijwi ry'Umukanguzi murabizi ko ntidushobora gusenga tutarafasha abababaye. Ntabwo Imana ishaka ko dusengesha amagambo n'imirimo. Kuba umwigishwa nyakuri ni ukugira ibikorwa nk'ibya Kristo. Rero ngera ku ntego nyirizina tugasoza. Iyo umaze kumenya Imana, ugera ikirenge mu cya Kristo. Kugera ikirenge mu cya Kristo niko kuba umwigishwa wa Kristo. Aho wanyuze niho twaciye. Ubwo watubanjirije
tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Imana ishimwe. Aba bababwira ngo isi izahindurwa mube mu isi ntimuzajyayo. No, kugera ikirenge mu cya Kristo ni ukureba aho areba, ni ukujya aho yagiye, ni ukuzaba aho ari, ni ukuzabana nawe aho abaye. Imana ishimwe. Ni ukusa nk'uko asa, ni ugukora nk'ibyo yakoze. Yaravuze ngo aho ngiye hariyo amazu menshi, tuzabayo. Imana ishimwe. Hari mwene data watubajije mu kiganiro cy'ubwashize, aratubaza ngo gufasha umuntu ingeso ni iki? Ni ukumwihanganira, kwihanganira wa muntu uhereye kuri kimwe akora buri munsi agisubiramo. Avuga ariko iki cyaramunaniye, reka nkihanganira. Kwihanganira ikintu si ukutakivuga, no kwihanganira ikintu si ukugikuraho amaso, ahubwo ni uko ugwiza imbabazi ukavuga ati iki ntituzagipfa, agihoramo, ariko nawe ugahora umubwira uburyo yakivamo. Imana ibaha umugisha. Abantu bagiye batubwira, hari amakorasi twagiye turirimba, naho ibindi wabireka Mana ukampindura igikoresho cyawe maze nkazabona iherezo ryiza. Ibindi si Imana ibirekera iki? Abantu barabigishije barababwira ngo Satani yahawe isi, isi ni ya Satani. No, oya, Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka rose bibaye ibya Satani gute? Ibi biyuzuye Imana yabigeneye n'abakiranutsi. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, kandi ubwo Imana itimanya umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Ibindi byose harimo imodoka, harimo amafaranga, harimo amazu, harimo diplome, harimo imyenda myiza, harimo amaviza. Ibi ngibi abantu birirwa bavuga ngo hariya ngo bigisha ibitangaza, ntabwo ari ikibazo. Ibitangaza byaremewe nyine gufasha abatizera, ariko kandi n'abizera ni umugisha wacu. Kuri indege ni imigisha yacu. Niyo mpamvu mujya mwumva n'iseti nyurira simbashyiriraho amafoto, cyangwa ukajya kubona ukabona ni ibintu biri very simple. Imana yarabidusezeranyije, ahubwo igitangaje ni kubera icyo n'iseti ntabijyamo cyangwa ngo mbigire. Njya nkunda gusetsa abantu nkavuga nti igitangaza si uko ibi naba mbifite, ahubwo igitangaza kuki ntabyo ngira. Ni ibintu twarazwe, ni ibyacu. Igitangaza ntabwo ari ukurya, oya, ahubwo igitangaza kubera icyo ushonje nturye. Ibyo nge nibyo bintangaza. Kubera icyo utarya kandi ushonje ibiryo bihari. Ntabwo igitangaza ari umuntu wariye byinshi, oya, ahubwo kuki utarya ngo inzara ishire. Ingwe isi n'ibiyuzuye ni ibya Satani guteze. Umugisha w'abizera mwasomye ko ari uwuhe? Ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ngo bamwubashye barakabya ngo aba bodyguard Yesu yarabagiraga. Yesu yarabafite. Ntabwo wari kumugeraho utanyuze kuri Petero, Yakobo na Yohana. Ntabwo byari gukunda. Muzasome protokole ya Kristo yari yubakitse neza 100%. Sibyo? Ibi mugwa rero ngo asigaye afite abamurinda, ntabwo ari igitangaza. Biriya ni icyubahiro Imana yavuze. Ngo binjiye ngo amashyara bagusha. Yego mwana w'intama w'Imana. Ahubwo se muzayakomera nde nimutayakomera abantu bari mu mwuka w'Imana? Ibyo si igitangaza. Hari abakristo babaho mu buzima bwo kwirukana cyangwa kwanga ibyo bagenewe. Ibi ni ibyacu Imana yarabitugeneye. Icyubahiro ni cy'abayizera. Yesu yarabivuze, ni ijambo ry'Imana ryaravuze ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko umuntu nazaho ndi data zamuha icyubahiro. Point. Icyo cyubahiro se muzagihabwa gute? Sagihabwa ari uko abantu bakubashye, sibyo? Umuntu wubaha Imana bamutura mu izina ry'Uwiteka, ibya 10 n'amaturo barabitura mu izina ry'Uwiteka. Mana nyagasani, umuntu wubaha Imana, ahubwo si ubwo ucumbikiye utaracumbikira umuntu w'Imana, ahubwo si ubwo uzubaha tubaho umuntu w'Imana. Narabibabwiye ubwashize, niyo waba umukoresha akazi ko mu rugo, mwitondera umwuka w'Imana mutuyemo. Nta muntu utari umukozi mu isi, kandi umuntu ntakorera abamurusha ubushobozi gusa, oya, akorera abantu kuko afite ibyo abafasha. Muzaperereze. Umuntu usaba umukozi w'umuntu kuko amurusha ubushobozi, ntago ari icyo gisobanuro, mwaribeshye. Reka mwubahe. Niba ari mu mwuka w'Imana, afite mission muri urwo rugo, afite mission muri iyo office, muri ako kazi afitemo mission. Umuntu uri mu mwuka w'Imana, Imana ibaha umugisha. Muze kunyemerera dusoze. Ndabizi hari abantu mutubwira ngo ibiganiro ni bigufi, ntacyo.
nakagaruka. Ariko noneho nsoza, bene uyu muntu arasiga, sibyo? Nabibabwiye, arasiga. Usiga icyubahiro. Kugisiga ntabwo ari uko utacyemera, barakiguha ukagihindukirira Kristo ukamubwira uti icyubahiro ni icyawe mwana. Abantu baragukunda warangiza ugasingiza urukundo rwa Kristo, baraguha warangiza ugasangira n'aba Kristo. Bene uwo muntu arasiga. Hari abakristo tugira birirwa baduha ubuhamya ngo njyewe ngo naracuruzaga Imana irampombya ngo nyikorere. Oya, ntabwo yaguhombeje ngo uyikorere, yaguhombeje kuko wanze kumva biba igihano. Noneho ubuze icyo ukora, ujya wakwemera gukora ibyo wabwirwaga. Ntabwo Imana ari gukihamagara. Ijwi ry'umukanguzi.